hambere ahangaha nabonye yaritoreje muri abahungu bitwa ba CTU, aherutse kujya ku nkiko z'u Rwanda, yumvise haduyi aramuterura mukubita muteruye murinda gutora ibiyagenda yimyiza imoso, turara dutaramye murinda bucya kubera umutekano dukeshe Emmanuel n'inkotanyi. Sebarwe mpawo umugisha hano mpawo umuyeko Hello. mpawo umugisha Karame. uraho Muraho neza. umva rero nkubwire inkuru y'ibyabereye aha iwacu. Umusaza we wanyazi gusaba koko kandi nubwo ngiye kubwira inkuru nziza ntabwo yatoraguye atunamye, umva yataramye bizima. Data hateze agategura agahita gusabira neza bamuguhaye. Nabizi wambaye isutu urasuti ugasankaye musisa mu kwisi wose uretse ikuzimu, nabizi birakubera ariko uyu munsi no ushake twa mikenyero ukenyero use nka musinga. Hanyuma uri abasore babe bake babe batandatu ubajye hagati, hanyuma urebe wandi witwa Pare wazaga ku mbuga tukamutse ndaje kureba mu gikaranga mye kuko Kevin agera akaguha amakuru mazima. Bagiye kuguha amashyi menshi cyane n'impundu bakwakira paka mugeza ahangaha maremba. Yego. Sawa urugendo rwiza ye. Yego murakoze cyane, reka twitegure. Reka muzi biganza mubashimire mubahirije igihe twabahaye, ntabwo kandi batumvirizaga aho bari bariyo, ariko kandi n'inkotanyi cyane bakoresha igihe neza. Ugiye kumbwira aha turi ni mu karere ka Rwamagana, uyu murenge turimo wo muri Rwamagana, mbere y'uko u Rwanda rwaguka rukagera aha wari mu kihe gihugu, hitwaga ngo iki, haguwe nande ku ngoma yande? Hanyuma we Rusiferi mu ijuru yari umuririmbyi, yaririmbaga ahagaze ku murongo wa kane mu bamarayika, rirejwi yakundaga ajugunywa mu isi, nabwo kare yagezeho bwa mbere mu Rwanda. Wasomye Bibiliya, ninde wabitse Yesu ajya kubambwa? Petero. Petero yarabitse, we hagarara hariya. We rero ubundi we wize biology, iyo inzoka irwaye inzoka bayiha igihe kinini. Wowe rero banza warasubye itangiriro, Kayini ajya kwica Abeli yari yanyoye tunda ubwonko cyangwa mukubita umwica, ubwo yapfuye nimukubita umwica mwijuru ko kaminuza yitwa Kibogora Polytechnique, ni kaminuza ya kabiri nyuma ya UR, iba mu kahe karere kandi imaze kugira graduation zingahe? Nenye ko mwize na kaminuza iba hehe? Nyamasheke nibyo pe. Aha noneho imaze kugira graduation zingahe? 10. Ubwo se ntansinze. Mubyeyi buri gihe tugiye gutarama warambwiye uti nge nibuka yuko dufite uwo twinginga buri munsi akaduha umugisha, maze akagobotora ijuru ni Yerusalemu, tukagira umugisha wo kubyara, tukagira umugisha wo kweza aho iwacu. Wa wundi uturinda no kubise hasi rwa sahaha, agakomeza kuduha umwaka w'umwakaka, akadushyira kuri ibiza n'ibizazane. Uwe niwe ngira ngo umwinginzi wa nyawahayi wacu aze kwakira umuzindaro, udafite biranega mwumvira jejuru, maze amutwambarize. Ashima Imana ko yaratubashije gutegura igitaramo tugatumira imfura nzima, ayishimire ko yabarinze bakagira mu mahoro, maze ayereke n'igitaramo tugicutse nta gitero kiduteye twongere tuyihimbaze. Mugireho umugisha. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, gitondo cy'umugisha tubonye neza yawe, wuguruye igicu cy'umwijima kuri buri umwe, bisobanura ko wuguruye amarembo y'imigisha. None turagushimiye ubwo tugiye mu gitaramo aya masaha, kuko rewe wakivuze ukanagitegura, wurukire kubana natwe, kandi umuntu wese wabonetse aha abona ineza yawe. Uyoboye gahunda ntabari we, natwe ibiganiro turi bugire ntabari twe, ubwo umwuka wera abane natwe. Dusengeye imirimo yose, dusengeye ibiribwa n'ibinyobwa, kugira ngo umugisha wawe ubibemo, kandi tuze gusoza amahoro twongere tugushime. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Muce bugufi muhinuruti
umugongo murabizi kuhinwa nyakubahwa Paul Kagame uduhetse i Rwanda muryango wacu utaramana muzamura ikiganza mu ndamutse ba mama wacu ba sogokuru na ba marume nari mbakumbuye cyane umuhungu wanyu umuryango namwe tudahema gutaramana mu bitaramo by'iwacu byose muzamura ikiganza mu ndamutse ndabona mwitabira ubutumire bwa data mubyeyi wahoze umbwira uti igitaramo cyacu twashyizeho akabago kamwe kameze uku maze nanjye uza kumbona ngiye ku bikingi by'amarembo ubona ngarutse nseka ariko impamvu nasekaga nuko uyu muryango uburyo baje gutaramana natwe bigatandukanye nuko bagabwe baza gutarama icyambere bubahirije ubutumire bwawe baza biteguye nababonye ndabamenya kuko bariteguye barameshe batera ipasi abandi bajya gushaka indodeshanyo nzima maze barigyuhagira bitegura ubutumire baje bahumura basa neza n'ikimenyimenyi mu bashyitsi ba data buri wese narebe uruhande rumworoheye ikiganza mugenza mubwire ngo wambaye neza cyane nabibonye aha murakoze cyane nabonye baje inkokora zireba imbere mubyeyi twaba twaje imitwaro tubatura imitwa ingata ntabwo twazirengeje urugo ntitwabikora twazishyize ku mambo inzoga twazitetse ku rugata rudahirika ariko kandi ikindi mubyeyi hari izo bitwaje niyo mpamvu nasanze ko bari bugire ijambo mu gitaramo nyemerera nkuhe ikaze sinahangara kumwakira umugeze kuri aha kuri ruhango mbona aho usubiza baza bakugana umubwe mu byano nidukuraho urukomo umutwakirire maze natwe tuze kubikora nta gishyika mu ijwi rivuga ngo punu baguha amashyi twakwisemo neza uraho neza Barushima Damascene uraho gira amararo uraho ndaho uraho neza sinashimye isaha bw'icyubahiro cyeka ryose meze neza ndashima Imana twari tubakumbuye si mwe mwenyine ahubwo urukumbuzi rwari rukumburanye niyo mpamvu twaje bariya bose ureba bari banyotewe no gutaramana namwe ngira ngo urabona ko twaje twese ntawe twasize ariko kandi ntitwanasize ubusa urakagira Imana ndetse uyu munsi dufite n'umugisha harimo abana turi buzamure mu ntera tukaza kubashimira ku mugaragaro icyo gitaramo rero tubahaye ikaze nk'uko umusangiza w'amagambo abivuze mwe n'umuryango muhagarariye mwakire mwuka wera Imana abana muri kino gitaramo kandi mugubwe neza abo turi kumwe barantiza ibiganza tubanze tubashimire cyane hanyuma kandi bakidushimira unyemerere negere umwana wanjye Samu hanyuma tukwakire igitaramo cy'iwacu tuba dufite ibinyobwa dufite ibiribwa hanyuma twagira ngo musaza Damascene yego ngibyo by'iwacu tugira imitobe iteguye neza yo kwakira abashyitsi ubona ko umuhungu wanjye Samu aba afite uburyo bwiza bwo guha ikaze abashyitsi anabashimisha Edefo ndagira ngo ubwire ku mugaragaro nti murenga rwose urutoki ni rwa rundi urutoki rwanyu bikazemo umuyaga aho mwakuye Imana ihasubiza murakoze cyane oya humura iwacu turenga ndasoma sindigata oya humura nturigate usome wongere usome uze gucurura ndaza kuguha n'impamba nukenera gutaha nunarara tuzatarama ibyo kukwakiriza ndabifite ndakunywera byihabya bidahabanye n'iminywere yanjye urakagira Imana ndihangane reka tuzi ibiganza uri mugaruke mu bugingo twabahaga ikaze murakagira Imana mugira amararo dushimira ababyeyi bacu cyane noneho uyu munsi nanjye ndabona ko ndibuze kumenya intango nzima aho nzagera ikirenge nkagira abasaza n'ababyeyi bazima nzigiraho umuco nyarwanda mubyeyi mwari mubivuze bizima ati iyo muhuje gutya muba muvuze muti mwenze neza mutuze uturere tubanywere ndamubwira ni yisomere nasomere bose kuko twarabiteguye buri wese mu kigero cye turamushwekera bizima unkundire mwibutse ibyo wabateguriye maze ntabwo ninda hanyuma mukomeze mutarame iwanyu abantu bakunda agashera data afite abahinzi b'abahanga barahinze amasaka basarura maze turagesa turahunika turashesha dushigisha agashira karahari abaza kwifuza agatobe katatobwe n'abato urutoki ni rwa rundi twararutsikamiye maze twashakiye ubwinshi mu mazi muraza kubona agatobe kazima
abaza kwifuza kandi agafanta gafubika igifu ngako, abaza kwifuza amazi bihaye babahenire akandi n'inyange babakomikiza bari tukigira, abaza kwifuza juice maraza kuzibona, abifuza kandi n'ubuki bw'umwimerere turabufite. Kuko rero twebwe namwe twateye imandwa ishoti twakiraga kiza dusingira umusaraba turanabatizwa. Icyo mbijeje babandi bari bukenere byeze byoroga mwibono nimuzibona ntazo. Ngamo mama kiko babwiye batwakiriza bya gikristo bitabyoroga mwibondo. Yo data amashi bampaye mva n'iryarya zayatanga. Imana bahumugisha. Mubyeyi rero nubwo bavuga ngo imirimo ibiri yananiye impyisi, ariko twe ntabwo turi impyisi. Nagira ngo mu gihe baza gupfundura bumva ijwi rivuga ngo pfuno abahungu bawunyemerere mu gihe bagiye kubanza bakajya igati igitaramo bagakoresha ibitero 3 na rufure bakaguhera ikaze abashyitsi. Nibaza gucutsa n'ubundi ndaza gukomereza kuri ya gahunda wanshinze tuze kureba uko tubigenza. Ngaho mukori muhogo abazitsi mu bikore bizima muhereye ku bashyitsi n'abasangwa nge nimundebe kuko nzi uko niyigenza iwacu. Nta numwe wemerewe ko ururuhu ruri bugume ku menyo. Turakomeza duseke bya nyabyo tuza n'ikiganza dushimira ibibamwenyuza. Mubyeyi rero nagira ngo unyemerere imfura nzima subwa mbere dutaramanye. Navuze ko yaje yiteguye bitandukanye n'ubushize, kandi nubwo twamutuye imitwa n'imitwaro hari indi nabonye isa nk'inzoga nzima yazikomejanije. Mbona ko ashobora kuza kugira ijambo mu gitaramo. Nyemerera nera agatebe mu bato tungana hariya mbatega amatwi bitinde ingingo ari buvuguze kunyemerera nyibanze imbere y'izacu, maze muyobore muyikubite mu cyico muyijanjagure izacu tuzikomeze tubaherekeje. Mujye mbere ibi nta ruca abana rurimo reka mbahunge nigire gusoma ngewe icyo gihe ibintu naza guhonda. Oya humura ntuduhunge utube hafi. Nahoze ndeba kuteganyagihe nari mfite hano nsanga ingingo yawe yari inyuma, ariko kuko umwana na se cyangwa imfura na se bangana arambwira ati nyemerera waho umusaza Damascene ingingo yige muzihutirwa imbere. Birashoboka ko utanarara unaraye ntacyo bitwaye hasi rukara, hanyuma turaza gukomeza dutaramane n'ingingo zacu, ariko iyaba aka kanya tuyishyize imbere. Ibandize ibiganza bagushimire cyane. Abo muragirana katsi kepfo na ruguru y'inzira, abo musangira u Rwanda mugasiba urwamo, mugasangira gucungurwa n'amaraso Yesu Kristo, mugasangira n'igihango mpanga Rwanda cyahanze inka n'ingoma, muraho mwese abagira Imana. Murabukiriwe umuryango kandi Mbarushimana Ildefonsi rutavuga ibihimbo ugasangwa mu mihigo. Ndagira ngo nkuramutse mwijwi riranguruye nkubwire ntihorana Imana, uhorane so na sogokuru ugira uvuka gira bo nsanga. Nawe kandi natwe umuryango wa Mwumva Neza Alphonse Cassius tunejejwe no kubasanga muragasanga. murisanga mu muryango wacu wa Etienne. Nyakugira Imana rutavuga ibihimbo, aba bose ubona n'umuryango wa Mwumva Neza Alphonse uzwi cyane ku izina rya Cassius, abo baryita ry'agasima ariko ni n'izina rimaze kabiri. Iburyo bwanjye hari umubyeyi John kaje guhakwa, wakomeza hepfo ugasanga umushumba Gatsinzi Emmanuel, ugakomeza n'abandi bakambwe, ariko ntabwo ari iburyo gusa n'ibumoso ndashyikiwe, impande zose mpagaze neza. Ni igihamya cy'uko umuryango mwadutumiye ntimutumire umuntu umwe, ahubwo mutumira abanywanyi banyu kugira ngo tuze gutaramana. Rero ntabwo twaje turi inkeho, twaje turi isibishyitse, tunejwe no kubagendera muragasanga. muri sanga muri kaze tubahaye. Ibandize ibiganza bashimire cyane. Dutewe ishema no kubashimira tutabashiha byimazeyo. Ikaze mwaduhaye igaragaza urugwiro, kagaragaza ineza iganje, ariko kandi byisumbwe dushimiye amazimano anyura itama mwatuzimaniye. Dushimiye abakomye nsyo, dushimiye ababese n'abagogoye n'abayikomye nyirahato, bakangaje ibikwiranye n'imyizerere yacu, kandi namwe ni nk'iyo. Imana nibaha umugisha cyane, urutoki rwanyu rurikaze mu muyaga. Turabakiriye umugisha mudusabiye. Ntabwo twakwirengagiza nkana umuhungu ngabwa mu muryango mwagize mukamushyira ku ruhembe rw'ibiganiro ngo aze kumuhuza w'ibisango, tujye gusangira dusabana, maze akabitondeka neza, akamenya ko nk'uyu mwanya nk'uyu nguyu kabigusaba ukabinyemerera,
nibantize ibiganza babanza bamushimire cyane n'ingendutse mu gitaramo. Hanyuma nyakugira Imana ntabwo twakwirengagiza nanone uriya mudiho. Indirimbo ya mbere ku isi igizwe n'ibintu bitatu, ibamo inka, ikabamo umugeni, ikabamo n'inzoga. ubwo ni iya mbere ku isi cyangwa ni ikubiyemo ibikugenza? Hoya ni iya mbere ku isi, mu Rwanda no muri Amerika. Ibyo mu ijuru ntabwo mbigarukaho. Ni iya mbere ku isi. Ariko nitoza kubisanisha uraza gusanga ari ibikugenza bikubiye muri iriya. Hanyuma uwayiririmbye yarashingiye ku mubano mu bantu, ayishingira ko ikubiyemo ibyo bintu kandi ibyo bigize imibereho ya kimuntu. Garuka gato, impamvu mvuze ngo si iya mbere ku isi nuko ihimbitse mu muco nyarwanda, kandi ugiye muri Ethiopia ntabwo wayisangamo, ugiye muri Amerika ntiwayisangamo, wasanga babyina ibindi. Icyakora ni iya mbere mu Rwanda. Uzi impamvu se? Ikaba iya mbere mu muryango uhagarariye. Uzi impamvu se? Iyo turi mu Rwanda tuba turabi Rwanda, kandi icyiza cyose kiba ari icy'i Rwanda. Nuzajya nubona n'umuzungu akoze ibyiza arabanga uriya muntu n'uw'i Rwanda. Ibyiza byose ni iby'i Rwanda guhera kera kose. Sinzi niba hari icyo bihinduraho, ariko nuko byahoze. Ahubwo u Rwanda rugeze ku rwego rwiza, ibyo dukora birashimwa ku rwego rw'isi. Hanyuma rero nyakugira Imana bariya nabo ndabashimiye cyane, batumye igitaramo gisusuruka kandi nta rungu. Hanyuma rero ntewe ishema no kukwegera. Amazina yanjye nitwa Shirakera Yohani Damascene. Ubwo nari ndimo nibwira abagukiye umuryango rero Ildefonse kugira ngo atazabaza nguriya ninde. Reka nsabe wa muhereza w'umuryango yigire hafi, hanyuma mbanze nkeze umubyeyi Ildefonse ngabwa mu muryango, kandi tuze kuganira dutarame intugu zireshya. Oya nubundi se ko uwicisha bugufi ari we uzashyirwa hejuru. Hanyuma uyu mukobwa ataragenda nuwo kwarafutse, bureka nkwakira ubanze wegera umubyeyi aguhesha umugisha. Imana igumugisha. Uwo ni watorewe guhereza umuryango, abikorezi batuye nk'uko umuhungu wawe yabivuze. Hanyuma bageza aho afata imperezo maze akampereza kugira ngo nanjye nze kuwushyikiriza ubutumwa. Narigize ubwoba ko iwanyu mwikoreza bari, ariko wari abikorezi babigigije hafi. Ndavuga ku ruhimbi, ndavuga hafi. Uyu mukobwa nakomeze aduserive. Hoya unacunze neza urebye n'uriya musatsi uyumboje nk'umusere ko nta ruziga rw'ingataro urimo n'igihamya cy'uko ataje yikoreye. Oya sindi bucunge humura ndabizeye, kuko abashinzweho baranahari. Icyakora ubwo mbwiye ko ndi bubacunge, ndaje ndarika abahungu babe hafi, hanyuma tubatangatanga. Ubwo utifitiye icyizere tugiye kugucunga, kandi ndakomeza mube hafi ngo. Oya icyizere cyo nacyifitiye, ahubwo biterwa n'ukuremamo icyizere. Bisa n'ibyo igendere nsigarigana n'umubyeyi nyakujya aho nguko. Mwumva neza Alphonse arabashimira cyane ko mwamutumiye mu gitaramo ntimumuhezemo. Hanyuma yambwiye ngo urukundo rwo ntabwo mwakundanye urumamo umuryango wa Etienne, ahubwo ruracyari ubu. Hanyuma ampa intango nabo turi kumwe ngo tubibashyikirize mu gitaramo tuze kukigiramo ijambo, ariko twakigizemo n'uruhare. Iyi ni intwerano y'umuco Shyikiranya ingata. Iyi ni intwererano, ni inzoga y'ijambo. Ni intwererano. Ariko reka nkubwire Damascene, rambura ibiganza iyi ntwererano yakire. Twebwe igitaramo twariteguye, dufite ibinyobwa. Uzi impamvu se? Ntabwo nzi impamvu. Impamvu ntugahanwe ku mutima ikirenge kandi gihari. Bibiliya ivuga neza ko bafite ari bo bazongererwa. Umunyarwanda aca umugani arabanga ibintu bigiye ibindi biri, niyo mpamvu tuje kongera ibintu mu bindi. Ubwo ibintu biri iwacu rero akira murambura ibiganza ababyeyi mwakira. Unagereranya iyo ntango ntihangane uri n'izo mwanyashyirije. Oya humura, humura ubwo ibintu bijya mu bindi. Nari ngize ubwoba ngira ngo waturebye igihagararo, ariko umuryango wa data Etienne turihagije, kandi twagutumiye twikwishe. Ndabizi. Ariko ahari abagabo ntihapfa abandi, nawe ntabwo wazi imbokoboko. Oya ntabwo nagenda nisarutwe nje mu bagabo. Ndagushimiye. Ntabwo nagenda nisarutwe nje mu bagabo. Hanyuma rero nyakugira Imana. Hanyuma muhungu we yavuze ati ingingo nagira ize kujya mu zindi, ariko ndagira kubwire ko mfite ubundi butumwa bw'umuryango wa Mwumva Neza. Umwanya ubaye uwe ntacyo byatwara,
kandi naho mwanshyira ntajyaho, ariko ngusabye uyu mwanya kugira ngo bize kumbera byiza birushaho. Yasigaho ni waba uyu umaze kuntwerera, genda wicare hanyuma dukomeze dutarame, naho intwererano yo namaze kuyakira. Ariko hanyuma umwanya nuza kuba umwanya uraza kongera ubimbwire. Erega wambwiye ngo ngucunge, nagucunze burya nubwo wabimbwira nagucunze, nanjye nabikoze karugi ugitambuka hariya mu marembo ya data, nakwitegereje nsanga waje wikwije. Ubwo rero wikwije nanjye ndakomeza ngucunge, kandi ndagucunga ncunga ibiri bukuzane iwanjye. Oya ntuncungishe ijisho gusa. Oya hanyuma rero ubwo twakiriye iyi ntwererano, nawe urabizi nturi umwana, nawe urabizi wakuriye mu gitaramo, ngaho genda wicare hanyuma wongere uganire n'ababikorezi. Hanyuma igira hino gerageza zinto, igira hino. Hanyuma warivuze ntakarihore n'ubundi utanze inzoga imwe yitwa nturukure. Ntago turi tubyira umutware. Oya ndabizi. Iyi ni inseguzi y'ijambo. Kugira ngo ijambo navugira ndivuge mfite ubwemarare. Hanyuma nkundira ibanze kugira mu biganza kuko ni y'umuryango. Hanyuma gusaba kuyisogongera ntabwo ari ugutegeka iwawe. Oya humura, nanjye mbizi neza kuko ntabwo naguha umwanya w'ijambo ntarumva niba yengetse. Hanyuma umuhungu wanjye Samu nambe hafi, hanyuma ndarekere babashiki bawe hanyuma baze yego mubyeyi bayikureho urukoma twumve niba ikwihisha. nabikoze kare urakoze mureho urukoma. Yego ubundi bareke muze kuyisoma. Ntabwo ngisoma. Kandi kunywa kose ni ukunywa. No mpamvu mu kinyarwanda twabuze irindi jambo risimbura inzoga, ahubwo zitandukanira mu misemburo. Ndagushimiye sa uruzirikana ko turi mu isi imibare myinshi nacyo kinyejana tugezemo. Ndabizi nta nubwo yanabikora ngo asesagure, nawe wagiye urayipfuka urayifureba kugira ngo utagaragaza urubiriro, ariko ntabwo igibutware inzoga yanjye ngo utume uri inyengo uturuka mu rutoki rwa mwumva neza Rufonse, ndagira ngo uri Defonse urumva byose ko harimo Fonse, nagusoma umunyure hanyuma agwe neza, mbona aho umunyura amubwira ubutumwa, vuga mena twinywere. Ntabwo nakureba uko uri umutware, mbaye ndebye hirya isomo uraza kumbwira. Ese ko wagira ngo nta cyizere ifitiye Damase, hindukiranye isomo ureba utaza kugira ngo ubwo winsabye byari kugira ngo ntaza kukubarira inshuro kandi gusogongera ari gatatu. Iyi nzoga nawe wayizanye se? Ni nabikorezi bayizanye, ariko mvure wa mwumva neza. Nahoze mbaza Samu, ariko Samu ngira ngo uze kumbariza Damascene inzira yabazanye niba bambutse Akanyaru cyangwa Akagera. Naza kugusubiza urambwira. Kubizi si igitayiro cyabo dusanzwe tukizi, kandi iriya nzoga njya kwikuraho urupfuko nari nabanje kubona ahishyika, ntabwo yayishwekashwetse kuko arabizi ko natwe twihaye. Kandi aho yashyikaga si uko yayisomasomyeho kuko ni umutwaro utwaye iwabo nawe yarihaye. Rero ahubwo muryoherwe, kereka nimushaka ko nsomaho mu uko bimeze, ntabwo nabona yabikoze. None se sa wigeze kuvuga amoko y'inzoga dufite turi bwakiriza abashyitsi, ugenda uvuga n'ababiteguye wibagirwa abavomyi. Abavomyi ni barimo mu bakoze imirimo, barimo nabo. Ngaho mbariza Damascene, ariko amazi bakoresha sa yo guhiza inka. Ariko mbariza Damascene wabo bavoma hafi cyangwa bavoma kuri? Ntiyabikora. Ubuze by'abavomye binyibutsa ibindi. Yego. Byo kuvoma hafi byo leta y'u Rwanda yegereje amazi abantu benshi, ariko ntabwo tuvoma hafi, ahubwo tuvoma amazi atwegereye. Hanyuma kandi ku by'iyo nzoga wari uvuze rwose, inzuki zayibyiniye hejuru, ndavuga ko harimo ibanga ry'ubuki, hakabamo agahanga k'ishaka, hakabamo kandi n'ibanga ry'umuneke. Insina zose twarazenze usibye indayi ntiwazishyiramo, ntabwo twazishyizemo. Hanyuma rero ingengo niyo kandi kuyi mutware nkawe. Oya nari mfite ubwoba ko muvoma hafi, ubwo
mwegerejwe amazi hafi na leta y'u Rwanda. Ibyo ni ibyiza dukesha leta y'u Rwanda twese turimo tuganjemo. Reka nongere nsome ncurude. Wambwiye ngo ni gatatu. Gusogongerera gatatu nshuti n'amaguru. Urakoze cyane. Reka ryimana itatu. Nawe urabizi ihumura. Iyo waje uyitwaje sinakirwa ngo abakobwa bo kwigutwaza. Nawe nuri muto ngaho irwaneho nawe ushake. Oya n'ubundi Umunyarwanda bivuze neza ngo araho bigira umugabo akigira. Yego. Yanakwibura ngo akagendanira ko. Simbizi. Ariko iyi ngiyi inananiye nabo ntacyo naba nshoboye. Ngaho igire hanyuma nkuganirire. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Nyakugira Imana ngabwa mu muryango turacyabashimira cyane ko muduhaye umwanya mutadusigiye kandi ni mu gihe kuva kera na karabagana ntibasunikisha isando cyangwa umuhugarira imvura ishotse mubakira na yombi muri imfura z'ingenzi turabazi kandi igihango cyacu ni hagati yacu namwe kimaze kabiri. Nyakugira Imana mbarusha Imana urushigi rwa mwumva neza rwibarutse abahungu n'abakobwa hanyuma tugira umugisha wo kubyara tugaheka ariko bavuze ngo byarakuza biraduhama tubyara bakuru hanyuma muri bo tugira umuhungu akaba umuzira guhunga ni rutagambira guhora akabishengera na musango ya Rwesa akabicegera cy'ubumana akabihumure bagayimandwa uyu kuritwa ni mucyura buhoro cyane kuko ni mutangatira akaba na murindatiro y'urugamba rugeze mu mahina ndetse kandi akaba n'ingendutsi mu benshi mu minsi duhereje inyuma yaraturutse mu ishuri naryo torero rya none hanyuma tubwira ubukanda bw'urugendo atubwira ko acyuye ubuhoro kandi ashengurukanye isheja hanyuma kubera ko atari yagera indoha ngo areme igitaramo cye avugira ku ntango ya se aratubwira ati babyeyi mumenyera megamo mumpe kweguka maze ngira ubugabe mb'umugabo hanyuma ndagira ngo mbabwire ko mu byiza Imana yaduhaye byinshi ariko hari uwo natoyeho uburanga nimwihitemo umuranga andambagiza umuraza hanyuma tukiraho turamuhangama turabaza tuti iryo jambo uvuze turaryumvise ariko washimye nde wamushimye tukiraho ngaho nyirasenge aradutwama aratubwira ati ni mwoyayo atubwo yazaga kunsura irwamagana namurangiye umuhana wava mu muhamuro w'ikibazo yagira hanyuma na se wabo ati ayo makuru ndayazi ninjye waritsindagiyeho umwotso mpamya igihango tumurangira umuhana uhamye mu banywanyi bacu hanyuma atera ikidora aravuga ati iryo navuga ryose nari mbivuze nk'ikivuzo mu mwanya ry'imara itatu shingiye ku byo mwambajije aratubwira ariko yibanda ku bintu bitatu kuko bari bamubajije icyo yashimiye umwana aravuga ati namushimiye ko ari umukobwa ugira impuhwe mushimira ko ari umukobwa ureba kure mushimira ko ari umwari ushyira mu gaciro dusanga yujuje ibyangombwa by'umwari w'i Rwanda ukwiye wa wundi wavuzweho mu mateka y'u Rwanda basaho baravuga bati ntimwirwe mubaza ububwiro bw'umuryango bya bingana gusemuza urubwiro ahubwo umuryango wadusaba Imana Etienne w'abanywanyi bacu ntabwo twigeze dusabanira gusagura ahubwo twasabaniye gusenga no gusangira maze ntitwasaranganya n'umuryango dufitanye igihango kandi n'umuryango ugaba ingabo ukamuryango usigarura n'umuryango ugira abari batarabasama n'umuryango ugira abana b'imfura cyane nyirasengera avuga ati reka nshyireho akanyenga kiregejwe aratubwira ati uriya muryango mwari muvuze menya mutabuze neza ati umuryango wo kwa dusaba Imana Etienne n'umuryango ugira abari
bamwaza umwanda wo ku muharuro ukaba ari umugenderano ugahora ukenkemuye. Barongera batubwira ati kandi iyo bateretse amata ntacika amende. Barongera batubwira bati kandi n'abana babyara babazi gusenga Imana, ntibazi gusindishwa n'imisa, kandi abana babo bihesha agaciro nk'abakozi Imana bagabura ibyayo. Hanyuma bikirira iyo ngiryo turashima, twumva n'umuryango w'abanywanyi bacu, twumva icyo n'iki kibaye ikibazo, ubwo n'igisubizo ku by'umwana wacu yari afite ikibazo. Hanyuma turanamanama twiyemeza kubagenderera. Hari mu mwaka w'imbaga z'ezerero tubagendera igihangamanywa turi isibo nto. Hanyuma tuza tubagana, nanone muratwakira, tubagana tubasaba irembo ryinjira inkwano rigasohoka umugeni. Ntangariza abo tutazanye kuriya muryango n'imfura cyane, twabasabye irembo baritwemerera bataduhimye, bashingira cyane ko umuco nyarwanda ntawe imana irembo, barariduha. Ubanze muri za mushyi tubashimire cyane. Hanyuma nshuti yanjye, irembo bamaze kuritwemerera twararyugariye by'umuco, turyugariza ibihogo bitose. Hanyuma kugira ngo itabe inturukure tuyishoreza indi, maze mu mimaro twagiranye, ndavuga amasezerano twabasezeranyirije ko tutazababera abasendatazi, ahubwo tuzatinduka n'ingoga tukabagenderera nanone bya nyabyo. Ndagira ngo umugiramana Ildefonsi nkubwire ko nanone tubagendereye, ngo tubasabe, tuje kubasaba amaboko, ngo muducungure amaboko, tuje kubasaba umugeni, hanyuma ngo tugire umukazana. Nyakugira Imana yaduha ibintu byinshi, twima kwibyarira abana bazatubera abakazana. Gusa ijambo ry'Imana rituremamo icyizere, ikatubwira ngo ubwo itimanye umwana wayo ikemera kumutanga ntizabura kumudahana n'ibindi byose. Tuyishimira buri gihe tubonye umuryango wa Dusemane Etienne ko yamuduhaye ngo tubere isoko y'ibyiza byose twakwifuza. Hanyuma kandi nanone twibukiranyije mu minsi duhereje inyuma, twagiye tugirana ibihango, turahira ko ntacyo umuntu azima undi agifite. Ndagira ngo Nyakugira Imana Ildefonsi ngusabe umunywanyi wanyu Alphonse, nyamuneka mumuhe, mutazasamwa n'igihango, mwirinde gusamwa n'igihango, kandi ni mu gihe ndabizeye. Ngushimiye ko umpaye umugeni, kuko ndakwizeye uri imfura cyane. Nari maze iminsi ntumwa n'umuryango nkatahana ishema maze nkagabana, rutavuga ibihimbo. Uyu munsi nabwo ndinde kunyago. Nshimiye ntarabona, urakagira ibyo utanga n'ibyo usigarana. Kandi umwari tubasaba ni Iradukunda Kevine, umwari uba ku mugurukira iki. Murakagira abageni, ndagushimiye cyane. Gushimiye ko umumpaye no kuri pe. Imana nigo umugisha. Ngize ibibazo bitatu. Ndakubwira bibiri ikindi nkizigama. Twaramukanyije nkagira ngo turi buramukanye umenye uwo ndiwe. Turaramukanya nkagira ngo uri bumenye imyaka mfite. Kandi kumenya imyaka mfite n'ubundi we byari bukwereke kuri bunkoreze imitwaro mikeya. None unkoreje imitwaro myinshi. Iki ni ikibazo cya mbere mfite. Ikibazo cya kabiri ngize, umuhungu wanyu nta bigwa agira. Ese umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Banza uvuga ibigwi by'umuhungu wanyu, naho ibya Iradukunda Kevine byihorere. Ninjye umuzi se wamubyaye. Menya koko wari uremerewe. Ihangane gato, ninjye umuzi se wamubyaye. Amumenyana na nyirasenge na masenge na se wabo na nyina wabo. Uhita uvugira ibigwi by'umwana Iradukunda Kevine, vuga ibigwi by'uwo waje gusabira. Natangiye muvuga ibigwi mvuga ko ari rugasira mu nka za se, urutagambira guhora, akaba icyotero cy'abatabaza, akaba ikigero cy'ubumana, akaba ihumurebaga imandwa. Hanyuma se umubyara amaze kumubona avutse aravuze ati mpawe umugisha. Hanyuma agannye mu misiyoni, iminsi yo kubatizwa igeze, yitwa Emmanuel, bisobanura Imana iri kumwe natwe. Hanyuma navuze ko ari rugasira mu nka za se, akaba muri natira, akaba mutangatira. Ibyo byose nabivuze, reka mbigaruceho. Ibigwi byo ni ibyo. Nyakugira Imana
yarasanira u Rwanda ntiyisunga imigina kandi yagana mu masengesho ntasenga nk'uwasinze usabagizwa n'ubusa ahubwo asenga nk'uzi Imana kuko bazi Imana aribo bazakomera. Papa nuwo nguwo uzi ko nanjye hari ibyo muziho se Emmanuel bivuge uzi ko hambere ahangaha nabonye yaritoreje muri abahungu bitwa ba CTU aherutse kujya ku nkiko z'u Rwanda yumvise Haduyi aramutera mukubita muteruye murinda gutora ibuye agenda yimyiza imoso turara dutaramye murinda bucya kubera umutekano dukesha Emmanuel ni inkotanyi by'umuhungu wawe. yego Hanyuma na Samu nawe yongeramo ibindi ariko ndacyakomeje. komeza. Mwavuze ubutwari, muvuga ubutabazi, muvuga CTU, muvuga n'ibindi no gutarama n'ibindi n'ubutwari no gushobora. Nshakamo ijambo urukundo agira n'urubura. None uyu muntu utagira urukundo Samu, buriya rero umuntu niba ari umurwanyi, uyu muntu niba ari CTU akaba azi kurinda kandi uretse gato hina. Hanyuma uyu musiti tugiye gutungira ukuboko urwanya igihugu agahambira agakubita, hanyuma ko atagira urukundo kandi ukaba waje umbwira ngo uje kudusaba urukundo Damascene. buriya rero Bibiliya umva uko ivuga Samu umwana wanjye, nasomye ibyanditswe byera. Bibiliya ivuga ngo nubwo wavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika udafite urukundo ibyo bintu ntacyo byamara. Ongera utondeke indangagaciro wongere mu kwagira urukundo maze ibindi ntacyo uri. murakoze cyane. buriya rero ntawe urambagiza uwo adakunda, uwo nguwo arambagirira ubusa. ndagira nkutangarize ku mugaragaro ko arakundana kandi agira urukundo ntakunda urumamo. ikindi iyo akunze arakundwa akaza, ndavuga aramutse agize umugisha wo kubona umwana uva mwanyu azamukundwa akaza byihame maze kandi amukunda urudashira, amumenyere inkanda ikanye neza, amumenyere ibyibanze bitunga umuntu, ariko kandi ingoma ntizabura gushima umuriyo. nanjye wagiye umbazaho ngo kuzi neza ntabwo akunda kuko iyo akunda agahita bigaragaza mbere yo kurwanira igihugu. Iwabo bari kuba barabaciye inka z'incacyuho yarateye inda 5. Urukundo ruza nyuma, ariko aho naruboneye ko rufite nuko ajya kurwanira inkiko z'u Rwanda kandi abarwanira nta robanura ngo arwanira be gusa. Niwacu aherutse kurwanira amasenge bamutegeye mu nzira, bivuze ngo ubwo arwanira bene igihugu atagendeye kuri bakwe n'abarumuna be, afite urukundo rwo rwaramusaza. maze kurwanira amasenge wa Iradukunda Kevine n'urukundo rurahari. urukundo karamemo nkuramemo ngaho dusaba umugeni. bantiza amashyi bagushimire cyane. kandi ndagushimiye ko ugira ibiganiro bigusha ku muco kandi ubashe no kumenya kasongo Yohana katumiye isaro nta kosa ryaba ririmo, umugabo nukurikirana akamenya ibyo agiyemo koko. ndagushimiye bipfura cyane. Urakoze cyane. buriya umuntu upfa kwemera ibintu gusa, buriya uwo nguwo aba ari umwemera gato kandi abo ntibakundwa mu Rwanda. nyakugira Imana nyemera ushyikiriye intango, iyi ni inzoga isaba umugeni. Samu we akira inzoga yingereze mu mbere, hanyuma nuza kubona kanyuze kuyimera na nyirasenge wa Kevine, kuko iteka umuco wo gusaba abageni ubushingiye kwa nyirasenge. Nibyo, ahubwo se ubunyimuhaye none aha akayiwa n'ibyatuma ibivuze bimufata aha. Ijambo mwaza kumaza narivuge. Nanjye navuze ngo nuza kubona kanya urahina urugo hindure. Sawa, nterekera ku mutwe. Urakoze cyane. gusa kandi ni mu gihe bari n'ababyeyi ngombwa, ababyeyi b'umumaro. ndagira ngo nkubwire ko nakubwiye ko bundi Bibiliya yaravuze ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba, ngo kukadahumiriza ko n'ibyo tutareba ari iby'ukuri. umuryango wo ndawureba kandi ndawizeye. igenda zana indi nzoga sha mbanze nkubwire ko nyirasenge barahari, nabo ntabwo nabura kubashimira cyane. Nahoze ngira ngo Damascene si umunyabwenge bwinshi, ariko arabuzi. Damascene uri umunyabwenge.
nawuze ngira ngo nivane mu kimbo gushyikirize nyirasenge, ntabwo narinzi ko wibuka ko na nyirasenge wa Kevin ahari, maze ubwo byibuka ndagushimiye. Nyakugira Imana, iyi ntango nibabererekereho bamenye ko ari simba y'impamvu yuko murira neza. Nkundiro yakire untambira icyo gitabo. Same ndaberereka nawe kandi hanyuma niyo mpamvu nakubwiye ngo uburetse ndaza kuguhinira urugoyi, nagira ngo ndebe ko aza kumenya ibya nyirasenge. Aha sinirwa nduhina, maze ugende utijamba, maze ugende werekere kwa nyirasenge biradukunda. Yego yahumura ntabwo wayoba. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izaba ari yo gukorera no gukiranuka. Abanduye imitima ntibazayicamo, ngo abagenzi naho baba barabaswe inzira ntibazajya. Ngo ntabwo wayoba ku manywa rero ndabizi ko iye n'akana kari amaguru byamugezeho. urakoze cyane. Ngayo nguko Samu ubwo yigejejeyo, yego ngaho komeza dusaba umugeni. Hanyuma rero Nyakugira Imana, uragize uti nkomeze ngusaba umugeni. Tubasaba Nurira dukunda Kevin uko nabikomojeho, kandi turabizeye mu binama namwe, ahubwo niba mumpe hanyuma nze kugira irindi jambo mvuga. Murakagira Imana. Ese Damase Karabe mu nkorano, uratwizeye cyangwa mwizeye Imana? Twizeye Imana n'umuryango yaremye. Ariko garuka gato, ngeze umugisha nigeze kubona umuntu twigeze guhurira ahantu, uriya muhungu wirabura uwo w'inyuma gato, najye juru, hanyuma umushyikirize iyo nsakanyamajwi cyangwa se akwigire hafi. Akora umusore aho muherukira, muheruka adakijijwe. Nagira ngo mumbarize uyu munsi niba yaba yarakijijwe, kuko ntabwo ndi bukurebe gusa, indangagaciro zawe ndazizi. uriya musore ureba Ndetse neza umubyeyi uhagarariye umusaza Cassius, nawe ndamuzi. Ariko umunyarwanda yacu umugani aravuga ngo indi byara mweru na muhima. Wamenyera se uriya ni muhima ni mweru? Mumbarize cyangwa se usobanurira. Ariko reka mwibarize, egereza iyo nsakanyamajwi, uri mweru uri muhima? Ni mweru. Ngaho ni muntize amashyi tumushimire. Ubwo ari mweru yicarira Imana iguha umugisha. Iri inshingano mukora mu murimo w'Imana, niba ntacyo bibatwaye. Ntacyo bidutwaye. Yego. Twebwe turi abashumba b'itorero. Mperutse uyu muryango kumvamo igiterane cyagize ububyutse, niho uriya mwana yakuye mweru, naho ubundi muheruka adakijijwe. Imana iguha umugisha cyane. Buriya turaza kugira ngo umushumba n'umwe, ari uriya ni umushumba, haruguru ni umushumba, haruguru ni umushumba, haruguru ni umushumba, ni umuryango w'abashumba gusa, ni umuryango w'abatambyi. Bibiliya yatuvuze ngo ariko mwebwe muri abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe rye yabahamagaye. Nuko turi ubwo ufite abashumba, nanjye mfite ab'ingenzi. Yewe sha haguruka utere haleluya. Uyu ni umwinginzi, urumva kugira ngo muze mu muhanda hose muva ibwana cyambwe mutugana irwamagana. Aba bana ni ab'ingenzi, we na Samu bashinzwe gupfukama bagasenga, bakabwira Imana bati uyu munsi uturinde kandi urinde ibirenge by'abatugenderera. Ubwo ufite abashumba, natwe dufite ab'ingenzi. Yicarire mwana. Iyo yabaga yinikije asenga. Uramuzi? Ndamuzi. Iyo yabaga yinikije asenga, cyane cyane iyo dusuye iwacu aho bita muri Buyanja, turi gusengerayo kera. Yego. Uyu muhungu yarasengaga agahanura abantu bakavuga ariko zidafite imigemo gusa, ko zifite icyo zisobanura. Hanyuma akagera no ku Mana Data twese akavuga ati mwumve ikivuganye namwe. Yego. Nicyo gituma dukunda uyu muryango, kubera ko mugira abantu bavugana n'Imana, kandi natwe nuko. Urakoze cyane. Ubwo rero muhumure ntabwo mwajwemo. Oya humura. Turi abantu banyu rwose. Oya natwe erega kaka ese uheruka kuririmba? Twayiga turimo ngo yari yarabitubwiye rero kuzaza. Murabe mwumva ko Imana yakoze cyane. Ngayo nguko ariko mpindukiye, navuganye na Samu, ndamubwira ngo nugera kuri nyirasenge wa Iradukunda Kevin, uze kumbwira icyo yakubwiye. Samu, nyirasenge w'umukobwa
nyamuneka namuha igarukabutumwa. waretse se akabyivugira njye ntabivuga Ngayo nabi nguko. uko nkunda sesiteri sinagatumye bamujyana kuko umva ndi bwige kwisasira naramuka ajurije impunzi. yego Uvuge mu gifaransa, uvuge mu giswahili n'ikinyarwanda zose ndazumva. Icyesipanyoro nicyo ntazi ntabwo nakwirarira ndi umugabo. icyo tumva rero nicyo ndi buvuge yego enda sa enda nyegereza iriya nkongoro y'umusaza Damascene w'imumpere hanyuma mubwire umugani w'icyesipanyoro n'ikilatini yego utyo ngaho soma iyanjye nanjye indi hafi ngaho soma Nasona. nabanye n'umuprofeseri w'umulatini akajya anyigisha akambwira ngo in vino veritas. In vino veritas. iyo dushyize mu rurimi rw'igifaransa yaravuga ngo la vérité se trouve dans le vin. twajya mu kinyarwanda cya kintu ushoboye rega nta n'uwakurenganya cya kintu ushoboye yaravuze ngo ukuri kuva mu nzoga ngaho njye rusome hanyuma tubwire ukuri kwawe hanyuma ukomeze ngaho nguko Zani n'inzoga shaka. Zani n'inzoga. Kuri kwa ngaho nguko sinakubwiye ko indirimbo ya mbere ku isi iba ibintu bitatu. iradukunda Kevin nyirasenge ubwo yamuguhaye njye ntacyo nakongeraho maze ngayo nguko nawe uko uhagaze mbere nk'aho umupasiteri Mpyisi bamubwiye ngo dore uhagaze nawe aramubaza ngo ufite imodoka undi ati ntayo ndavuga abahungu mu muhanda aramubaza ngo ugire etaje mu buryo atari ntayo aramubaza ngo ugore njye nawe uhagaze nabi ninde maze rero ubwo nyirasenge yashyizeho akadomo nawe ese uhagaze neza cyangwa uhagaze nabi Yewe nyakugira Imana uwarebuze ntango natuye ntabwo yabona mpagaze nabi yego ahubwo yabona mpagaze bwuma mugani wa wundi yego ariko kandi nagira nkubwire ko ibyo yandirimbo navugaga birimo biragenda biganaho bikwiye yego iyi ni ntango ngutuye gusaba ko wankusha reka ngaruke mu muryango ngira ngo tugarutse inyuma gato ubwo duherukana na Damascene yarasimbutse aza kudusaba irembo ry'umuryango hanyuma tumwaka inka y'imfatarembo arayiduha. Damascene ni umusirimu cyane hanyuma kandi nyuma yaho atwizeza ko uyu munsi azagaruka amateka yose yayavuze ntabwo ari sendataze hanyuma uyu munsi yifuje rero ko twamukosha hanyuma kandi ibyangombwa byose bisaba umugeni murabyibuka ubushize yaje aziye rimwe arambura amaboko turabyakira ariko tumusaba ko uyu munsi azongera akaza ba nyirasenge na ba nyina baba bahari akongera akabyisubiriramo yabivuze kenshi ibyangombwa byose bijyanye no gusaba ndetse n'ifatarembo yarabiduhaye amaze kubiduha hanyuma ndamubwira nti dore turi bake ariko umuryango uzaba wataramye nawe uzaze wongera ubyivugire yabivuze maze rero ubwo tugeze mu mwanya mwiza wo kugira ngo tumukoshe munyemere nanjye nduhuke hanyuma negere basi wabo w'umwana bagukoshe nuko hanyuma umusaza mukuru hariya w'umushumba nawe arambwira ati ariko niyongera twibutse niwe wisabira cyangwa yewe uko ndeba njyewe ndi umugabo w'umugore wanjye nkaba inshuti y'amabukwe na data bukwe n'abanyarwanda bose hanyuma nkaba kandi indongozi mu muryango wa Mwumvaneza Alphonse Cassius nawe ntabwo ari we nsabira kuko urumva yarabyaye kandi arakujije uyu munsi ntabwo ari n'inyamwongera abagore ahubwo yongera inka mu zindi yego hanyuma rero ndagira ngo nkubwire nti wo dusabira ni mpawe umugisha Emmanuel Imana ibe kumwe natwe muduhe Iradukunda Kevin murakoze cyane ngaho genda wicarire hanyuma nganire na basi wabo wa Kevin hanyuma tugukoshe mu nshingano z'igihugu mbona bamwe muri mwebwe bari ku rutonde rwa Girinka barimo bahigwa amazina nabonye nawe mu muryango wa Cassius cyangwa n'ahandi ubwo muri abatunzi muri aborozi turatunze kandi turatungana bitari nka bwa bwoko Imana yo mu ijuru yavuze utwe turatunze kandi turanatunganiwe. Ese Damascene karamye mu nkurambe ko wakunze umukobwa wacu wakwikosheje biragatabwa hehe kuri iyo gihera none dukora iki ni mu nkoshe niteguye kubakwera urakoze cyane hanyuma ndagira nkubwire ngaho mbwira ni mu nkoshe ndareba mu rubambye ingwe mbakwere
ndebe mu nkabuzima mbakwere, ndebe mu misugi mbakwere, ndebe mu ruyenzi mbakwere, ndebe mu nkabuzima mbakwere, ndebe mu nk'i Rwanda mbakwere, aho hose ndazenguruka mu mbakwere. None ko wikosheje wa zibarizo zose hanyuma uzimbwira umubare hanyuma Hoya nagira warumbajije ngo abantu bahawe inka zagira inka bari gushakishwa, nagira nkubwire ko izo dufite zidakomoka aho ngaho ahubwo zadukwiragiyemo ari inka zacu ziraki. Bakoze cyane. Ngaho nyemerera rero hanyuma nakire se wabo Wiradukunda hanyuma agukoshe. Mu nkurambe mugabo nshuti nk'amaguru. Tugize amahirwe. Ngize amahirwe ubwo ari wewe. Se waje gufata irembo ko hari izo wazanye ziherekeje y'imfata irembo ngo wakwa muri izo ngizo. Ngemeye ntyo. Ya minane yawe wavugaga rero nuko ntayo wari ufite ubwo wemeye muri impamvu ugize n'icyo bahinduraho nabyemera iyo nza guhakana ni kuba nshaka kwikosha kandi nabasabye mu munkoshe nk'umuryango urakagira Imana. Kubera yuko numva ari byiza umunani dushaka uko data yarawuduhaye, icyo dushaka ni inkwano kandi za mbere wari wazitanze, reka tugukoshe muri ziriya kandi nazo ni nziza twarazishimye kuko zimenyereye n'izindi mu rundi rwuri rwazo, ntacyo byaba bitwaye. Reka nk'umubyeyi mukuru ni ukuri abiho umugisha. Nahoze ngandira na Sama nyandikiye ubutumwa bugufaha arambwira ati buriya Damascene none yakemera ibyo atazashobora. Izo yatuzaniye ziherekeje inka y'imfatarembo zari 12 ati mumbarize zose turazigumana. Reka mbabwire tubwire mbashimira buri gihe ko mudakosha nk'abatindi. Ugiye kuvuga 12 n'inka dutunze zo ni nkeya nagatonyaga mu nyanja. Wemera izo tugukoshe turazemeye nta mpaka. Ngaho ni mu muhamashi mu mushimire. Nibyibanze ntabwo twabeshya inka turi abagabo. Yego. Iyo umuntu abeshya inka mu muryango baremye inzigo kandi ntabwo twayirema. Yego. Ndagira ngo rero gutangarize ku mugaragaro ko ntunkeye ku butati bwatuma ntatira igihango mbonezamuco tugirana byose biri mu biganza byanyu. Murakagira Imana. Urakoze. Maze ubwo gukiranuka kwawe ugukomeje ntabwo nzakurekura. Nyemerera twataramye kenshi mubaze ikibazo kimwe hanyuma tugere ku ntego. Ese uwo mwana usabira yaba ari aha ngo umutwereke aramukanye n'ababyeyi? Oya ntawe uri hano, ariko munyemereye namutumaho. Ngayo nguko navuye kwa Kanimeri ibindi ntubaze. Ngayo nguko kinyejana cya 21 sebarwe mpawo umugisha hano mpawo umugisha. Yego. Hello. Mpawo umugisha. Karame. Uraho. Muraho neza. Umva rero nkubwira inkuru y'ibyabereye aha iwacu. Umusaza we wanyazi gusaba koko. Kandi nubwo ngiye kubwira inkuru nziza ntabwo yatoraguye atunamye. Umva yataramye bizima. Data hateze agategura agahita gusabira neza bamuguhaye. Murakoze cyane. Umbo rero nuguze kandi abiza bamaze kwibwarashinyiga kandi hani kwa nyoko bukwe uziguseka n'imfura. Hanyuma rero umva imyitwaro y'iwacu nk'umukwe uze wambaye twasana ari kwa sobukwe hatazagira ugira ngo amano yawe abana n'ubumuga. Kabiri ndabizi wambaye isuti urasuti ugasanga musisa mu kwisi bose uretse ikuzimu ndabizi birakubera ariko umunsi no ushake twa mikenyero ukenyero use nka musinga. Hanyuma uri abasore babe bake babe batandatu ubajye hagati hanyuma urebe wandi witwa Pare wazaga ku mbuga tukamutsinda yaje kureba mu gikanga mye ko Kevin agera akagwa amakuru mazima. Agiye kugwa amashyi menshi cyane n'impundu bakwakira paka mugeza ahangaha maremba. Yego yego. Sawa urugendo rwiza ye. Yego murakoze cyane reka twitegure. Ategereje amashyi yanyu. Ntabwo ni mwe baramutsa. Murabaye ikiganza. Abakobwa bari kumwe nabo bazi kuba
murakoze babyeyi mwe mwiyicariye iwanyu ndabazi mwabana banyu mwamenyeye amarezi barize kandi bize bafite akabazo nta kibazo wagira n'ibyo reka muzi ibiganza mubashimire mubahirije igihe twabahaye ntabwo kandi batwumvirizaga aho bari bariyo ariko kandi n'inkotanyi cyane bakoresha igihe neza nimugire ikibazo umusore wasabiwe zigashimwa ntagenda ari umwe abamubona hano benshi ubwo batwaza emi basabiye bamutwaza dosiye z'akazi abandi hanagura ivumbi ku gakote abandi bugura indege ndabatwika ikibazo sobanyu yarabimbwiye ngo mwize uburere bw'igihugu mwiga n'ijambo ry'Imana ryose bambaye inziga ku maso ubwo utagikora menya ko atariwe ugiye kumbwira aha turi ni mu karere ka Rwamagana uyu murenge turimo wo muri Rwamagana mbere y'uko u Rwanda rwaguka rukagera aha wari mu kihe gihugu hitwaga ngo iki haguwe nande ku ngoma yande subira inyuma abahungu se bambaye neza cyane hanyuma we Rusiferi mwijuru yari umuririmbyi yaririmbaga ahagaze ku murongo wa kane mu bamarayika rirejwe yakundaga ajugunywa mu isi nakekare yagezeho bwa mbere mu Rwanda genda hari inyuma ubwo kandi ubwo nijonjora byatangiye nimugire ikibazo wasomye Bibiliya ninde wabitse Yesu ajya kubambwa Petero Petero yarabitse we hagara hariya uragenda mwigabanya paka we mwaje kubona hari bunyure ya genda hari inyuma wowe rero ubundi we wize biology iyo inzoka irwaye inzoka bayiha igihe kinini subira hariya marezi abahungu ariko barize ariko kuko tutateguranye nimubaseke wowe rero banza warasubye itangiriro Kayini ajya kwica Abeli yari yanyoye tunda ubwonko cyangwa mukubita umwica kuko yapfuye nimukubita umwica mwijuru koko ntabwo ndibwirwa nigora wowe rero ndakubaza ikibazo y'ukunda igihugu cy'u Rwanda ninde wahanze indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda byamutwaye igihe kingana icyo ayihanga niho iriya ndirimbo yaririmbwe bwa mbere mu mateka subira inyuma reka ndekere kwigora ariko wowe tere inambuze hano nabonye baseka cyane ndebe yuko ubasha byo muhaza nawe byakubaho wabasetse hariya utagira isoni ukanyihererana kaminuza yitwa Kibogora Polytechnique ni kaminuza ya kabiri nyuma ya UR iba mu kahe karere kandi imaze kugira graduation zingahe nenye ko mwize na kaminuza iba hehe Nyamasheke Nyamasheke nibyo pe aha noneho imaze kugira graduation zingahe 10 ubwo se ntansinze abaho kuva naba papa unyemerere reka muhaka dusa umva rero babanza bakumera amashyi hanyuma igihe uzaza kaminuza kwigayo ikiganga cyangwa se n'ibindi byo gukora mu mabanki akora akaruza ngendo agara hariya reka noneho utari pare nawe wasabiwe ate nambwe ajya inyuma utari pare nabe n'uwasabiwe ajya inyuma mubyeyi uyu mugabo niwe nakubwiraga afite icyaha kimwe cyonyine ariko nabaza kukibabarirwa uyu munsi yazaga hakumbuga tukamutsina yaje mu gikari kumenya ko Kevin agihari yari umuhanga mwiza tukamutsinda ariko yari kuri misiyo iyi niyo yatumye ibyara iyi plan mu muhamaji yitwa Podapani produzajyanye plan itatoshe uyu rero ndamuvuga ibigwi paka uteye intambwe utambutse wigiye hariya hafi mu kiguruke datasha mwigire ruguru gato umwami Musinga mubyeyi yaravuze ngo umugabo muzima w'umunyarwanda bafite impfundiko uyu nawe arazifite ariko izo afite ntabwo ari za zindi bita nkurikira nkwase ziterwa n'agahinda ugwemo ni umushima ndamuha intebe y'imvunwe habwa umukwe namushimye reka mwongere amashyi data mushakura umuhagarara hano murebwe tambuka uce hariya ujye kumva ibyiciro bya shobuzi si byo kunsaze se wabyumvise se nisanga bikomeye ugira utyo tuhoke ati nizaho reka njya hanjye
amenyera ibyicaro bya databuja umuhamaye maze umwami akunze kubaha hayiwe dore uko bazajya bamugenza bazamwicaza kwa sebukwe abahungu bamwambariye mutahire kwambara hanyuma mu madini yose njyanaga korasi murakazi ndabizi kutumika erega cya gihe nyumva uyu mugabo akimara kumusaba yego nagiye hano inyuma ndigunga gutya mfata ku myenda ngakumirwa masenge mukamusona hansanda ati samu ko wigunze nanjye ni nyine kabine baramurongoye ati se sha impamvu itaranyishe ati na nyabukuru bakarongorwa natwe wumva azabiki numva byeneshobora kuba ari byiza ndaturika ndaseka nahise nyirambwira uri kumusigasiga naho mwanishyiraho akabago ahagiye nibugibwa uturimo yakoraga azadukomeza muhumure mwisomera inzoga aho bigeze neza ngaho uba wicariye n'amasenge amashyi menshi cyane ndaza kubwira abamasenge mwamutoje kwimbira inyana ninikiza akamenya gucunda akamenya kumenya ko yareza akayakurakuza akayavura akatuzimanira hanyuma kandi mwe mwamutoje kudafungafunga ingone mukamutoza kutabirya mubisi hanyuma isibo ya kabiri izemo abari bazima bazagera ikirenge mu cya mushiki wanjye kuko umwari w'i Rwanda ushyingirwa adashyingiwe bya gisiribobo agira abazagera ikirenge mu cye gatatu haze kuza abasore bazima bangwa mu ntege ntibamurandate kuko si mu myiri muzima baze bamugiye igati hafi aho hanyuma bamurinde abakumirizi bamurinde n'ibindi byose by'ibyonono hanyuma mpaka ageze ahangaha mpaka tumubonye data namara kuhagera agira isoni umwami w'i Rwanda ugira isoni aba ari we nyawe utazigira n'umushizi wazo umwundire nahagera nubwo nagiye kubabwira sinababwira ibyabereye aha uze kumugwamo umubwire igitaramo atareba izi nzoga twanyoye akagira ngo twagurishije ya masambu hano rwamagana turi kunywa iz'abagabo nushaka turi karire cyangwa se ke biraba bimureba Kevin rero ngira ngo wabaye mu mbere mu mirimo ariko wari ubizi ko mu rugo hari igitaramo uretse ko utamenye ibyabereye mu gitaramo ariko iki gitaramo twaje kukibonamo abashyitsi bavugamo n'ijambo baravuga ngo baje kudusaba ubu rero iki gitaramo kiri aha ababyeyi twese uvukaho twabonye umuryango umubyeyi Mwumvaneza Alphonse ufite umusore witwa Emmanuel batubwiye ngo muraziranye hanyuma barakudusaba natwe turabyemera tuganira na nyogosenge ndetse na baso wanyu nanjye ndimo twemera kugutanga ubu rero ubu twamaze kwakira inkwano twagutanze uretse ko tutagutanze mu maboko y'ababisha n'umuryango ariko ubu tuvugana ibyangombwa byose bisabwa babiduhaye hanyuma turagira ngo tubikumenyeshe ko tugiye kukohereza mu muryango wa Mwumvaneza Alphonse hanyuma ukagenda akabare ujya kuba ihangane biragora biravuna kubyumva gusiga ababyeyi ukagenda ariko Imana izabana nawe nzagaciro k'uburyo umuntu aba afite umutima uhagaze atarahonera sheri reka mbikurikirane umuhungu wawe uze kumusoza karami tuvuye mu byuma impara n'izicurange yego ese umuhungu wawe uramwizeye nkubaze uyu nguyu ni Rutindukana imbaduko watimbiye ati ku rukundo rwa Kevin none ingatiraguye reka nkubaze araza gufata sisitara muzamure mu ntera mugire umudepite we na Mariya amezi 9 muri kontara nta nyanda kukayibabaje kandi buriya ntuze kugira ngo uyu nguyu twamumenya ku nkike ya ruguru ariko yepfo yakwimenye hanyuma rero bwa mbere mu mateka nibwo ugiye gutera intambwe zisanga mushiki wanjye ugiye kuganira intambwe zirimo kuva aha tugera hariya sibyo murazibara hanyuma tugereyo hanyuma kandi icyitondero nimubara intambwe ndende zikarenga murakomeza mujye muri Vigo na Vewiti mwajeho mwigendere mukomezanye mu turimo nimubara ngufi aho zigera ubona wenda ibindi byaba ari inyoroshyo mwabara mu banjye ariko muganire mumenye rebe ko mwize n'ibibara Samu rero twagiye Samu Karameli uwo muhungu mwaka iyo nshyimbo nta mirwano agiye nta mirwano agiyemo akira agende mudege uyu niko kazi agende mudege agende
napime nk'upima isambu sawa intambwe n'izingahe zirimo hano se ntabwo Samu ntiyakahubwa namufashe iyo nshyimbo enye umunani no ntabwo Emmanuel twamwaka harimo zingahe kosa no kumunyaga ntabwo twamwaka nawe kumufasha ati ndatera intambwe 6 ndamubwiye ngo ati wape 6 biravamo ngaho twagiye irajyana na pare nimusigane intambwe 6 ujya gusanga umukunzi twagiye muratera 3 icyarimwe twagiye 1 2 3 bemuhagaze biravamo cyangwa mbongeze twagiye 4 5 buhagaze biravamo mbongeze biravamo ariko n'ubundi wasize umwanya gukora abahungu batatu mu muhobero utabikuye si byose ngaho tera imisigaye baguhamaje pare we kumiraho aho abarodi barumuna banjye ndabazi nubwo ubona birakaje sheke nzikikorure b'ikibi cy'amafaranga n'uyiba bahita baturika baseke uze ngo inkoni nzizimera mu isusi mutanze mushiki wanyu mwiza nimudasenga muzaza n'utambitse ibirenge Niba ifoto yarangiye nzabagwira inkweto rero mugende mbone nimero zayo sawa ciao mujye kwasa udukwi ubundi mujye muri komishoni mwaka inkoko y'isake niba babaza mubwira ngo twashingiye ngo muramu yadushwekeye ngaho genda umwakire pare yigire hariya na manini babasange niho bibera tembere muko mujya mutembera muri car free zone hamwe hatagerwa imodoka hafi yo kwa Makuza pare yigire hariya iburyo marene tumusabe n'abatambukanye hariya abafite impano mwitegure turacuguza uburyo umwete iyo butije n'imvura yagwa wabishya emusesa mu kuri sosiyete kuzimu amano yanyu yararebana ngaho ngo kwaneme ndashya babima amashyi ati nuko migenda ntabwo rero nikwabagura ashaka umusumba zose 1 2 3 hafi ya mukubita rukoko aturabasumba bose mwisemisi wisiso gusurutsa abayisanga byo nsanga buri munsi shedi uzamure wishongore siba bima amashyi n'abarenge hanyuma pare aguhereza ururabo ruzima urwo rushushanya mu buryo rutohagiye urukundo rwanyu n'irizuma ruzabe rutoshye uko murukikira mwashyizemo 0 distance bigaragaza 0 stress wanyu mumwenyura iyo udasetsa amafoto arashya mweko mwo kutwumva iyo wowe yabagenda ukabakomeza muri gahunda ya dote imibiri yanyu ituvura umusemburo witwa dopamine w'urukumbuzi bigenda bite naho ibyo bidahagije urabahobera ukabakomeza umwanya ukagenda kandi wenda turi mu karere kegereye Kigali Rwamagana uretse ku mwanya ugiye wa musemburo witwa dopamine w'urukumbuzi uvubutse usiga imbere ya kameramane agifata ifoto ngo bya cyangwa byo urukumbuzi rusigaye aho ejo umugore arakubwira ati tujye kubasura uti ntacyo narabahobeye rwarashize naho ibyo bidahagije amamirindi y'uturemangingo azamura umusemburo wo kwanga gusura abageni akabazamutsa ko nabibiye nkabacira isiri nkababwira ko ejo saa 5 n'igice ari umwanya wo kujya gusuhuza abageni mu rugo tukabahobera tukabaha n'imisaya uyu munsi time management ntabwo twese bemwe nafunze nitwaye musesa mu kwisi hose uretse kuzimu bahereze maze bazamure hejuru hari indirimbo ivuga ngo hejuru mu kirere muzamure hejuru icyo gikombe ibikombe bihabwa Cristiano Ronaldo na Lionel Messi yo batwaye Ballon d'Or kandi aho babikorera barimo bakina rimwe na rimwe ukuguru bakuvuna kugakunyagunyika ariko aba bagikoreye barimo barera abana neza bagira inama babwira bati uyu munsi muzakora ubukwe buzima reka mbabwire aba imbamutima ziri ku mutima wa Emmanuel ntiyabona uko azivuga imyaka yanyu ni mito ariko ibyo mukora birakuze ngo mwabaye intwari mu gihe kitoroshye ngo Uwiteka abashwekere imigisha gusa haleluya benshi cyane biracyaza mwabageni mwarateguye nubwo mutamba impano ariko ibyo mwakoze birahagije nanjye mba ndi gupagasa nari impamvu yo kunshimira mutega amatwi amagambo yamwandikiyeho hanyuma mubyeyi muyumve aragira ati mubyeyi warakoze kuba intwari mu buzima bwanjye kama uyu munsi wanjye w'ibyishimo ni ikimenyetso cy'imbuto z'urukundo rwawe ndabona televiziyo uru rugendo ntangiye nzagendera ku nama zawe ni ukuri nzagera ikirenge mu cyawe nzaba umugabo nkawe
umva mugende mwagishyira hejuru y'akabati mwagishyira imbere y'igitanda. Iriya foto rero wenda ufate 1000 uyitubure, namenye kuri amugaye atavuga ngo musinda mwanze simba naje gupagasa kamera tubura ngwino nawe ka mama w'abasirimu gusa mwadodesheje hamwe muze muhurira. Noneho abatizera Imana iyo ibibazo bivutse barashyingiranye bitana ba mwana, mugiye guhoberana mwongorana akazina keza kanyikirisitu muzajya mwitana ngaho muhoberane kuko mwashyingiranwe. Uti ntabwo tuzitana ba mwana, tuzitanire mwiki ati nuza abana bacu baraberanye ati reka twicare twumve ibyo dukorera. Kevin ndamuzi aratungura umungu waramwizeye ndamwizeye amugira umudepite vuba. Reka twicare murakoze muha amashyi. Ntabwo bazitana ba mwana. Maze Kevin wowe na Marene mufatanyije wanze kwivanga muri politike y'abagabo ubwo yambikaga ingofero. Manuel nawe yivange muri politike y'abagore ngaho kwakwanya. Ati noneho ndajya kubikorera n'undi mubyeyi ngiye gusanga kuko ngiye mu maboko mazima. Aya makamba bambitse abandi bayakorera bashaka ubutunzi bw'isi, rimwe rimwe binyonganyonga imbere y'akanama nkemurampaka ngo babite ba misi w'isi. Ababo bayakoreye barera aba bana neza. Aya makamba ni ubusobanuro bw'umubyeyi wareze neza atakira mu biyeyi, wagira ngo yabikoreye training pe. Abandi usanga babikenyeza mu ijosi ariko we warabize pe. Twataramanye neza ngaho abona turamiye nabi muzi ibiganza mu nshimire umuhungu wanjye Muzisamu 4 5 8 na bataramiye nabi. Abo batamiye neza abantu bamushime cyane. Uwo naba nacumuje Imana ibabarire, uwo nakoze ibyiza ukumva urabishimye unshimira Imana. Mbifurije umwaka mwakaka mukomeze kureba ibizari bizazane. Muzisamu ku isi hose uretse kuzimu.